ibibazo biteze kandi njya kureba ntabwo uzi ukuntu nawe si kubera ko akazi cyane shamani akazi cyane yakoze kariya kazi karabangama cyane kariya kazi ntabwo ari akabakundana igare ryanjye ni shansiye yawe hamwe no kugenda ijya mu muryango birenze kabisa nawe wari wumva kamurebe neza aha narashaje aba yaretse kurya umunyenga we wongera shusha nawe uri kumbona shaka sibonaniye gepfa ibiro 70 usa nk'umuntu wiyongereye ibiro sha rero urabona igisenge babikoze n'ibintu bijya ariko nyine ikibazo kijya kibamo ni kimwe boke hari ibintu ajya numva neza hano abenjeniyeri b'iyi minsi like ariko uranabahindura kuko n'ubundi ufite ariko kame murabona yuko yabikoze neza janvier kabisa iyi design janvier yayikoze neza uzi umuntu wambaye janvier se na fandera utikanga fandera utikanga hari inyubako nabonye yubakishije fandera utikanga n'umuntu w'umugabo cyane nawe ntabwo yabikora nawe kuko n'ubundi n'umuntu Sister Vince. Ndi guhamagara. ninde Agara ndi guhamagara. uvuze iki bambariza ubona umuntu ukagenda umugoshabura mu muhanda reba ukuntu bibira kuna ndinza Nagare wo ndi guhamagara. uramamagara ngo sister kandi ntabwo umunsi Ntabwo? ntabwo tuziranye njyewe nawe Ndiwe nanjye ntabwo tuziranye. iyo kuba uri fande ntabwo tuziranye gutungabanira turize twubahane ntabwo muzi simuzi tugendera kana n'abantu Wowe ntabwo nzi twubahane shefu twubahane ntabwo twabana Nase mushaka iki twabagize gute kwa twebwe umusaza wakumva genda baza ntabwo nzi. nge ntabwo nkuzi ni bro wawe se kutambwiye ndebe neza uyu nguyu ni sister wa fande man nabyumvise ntabwo muzi ntabwo ubwo barasa ariko simuzi nabyumvise ariko wibagiwe umusaza wawe se ntabwo ngiye muzi Urabona utanze? reka ntabwo nk'imikuku twariye ntabwo tuzanira ikina ngiye mu mbabazi rwose shefu uretse gato twumvikana sibyo reka twumvikane niba ari n'abavandimwe ntabwo ubundi se twaba tuvuga imwe bwo twakugize gute ku buryo udutangirira mu muhanda nta nubwo tubazi ntabwo twabamenye urumva ngewe ntabwo uriya mukobwa ntabwo njye muzi duhuriye hano mu nzira nawe yagombaga kutwibwira tubanza tukamenya Njye nagombaga kuza nkabibwira. ubwo niwe wakayibwira kuba ari afande kuba ari umuyobozi wawe muhesha uburenganzira bwo kutaza abahuye nabo mu nzira murinjirira abangu murinjirira kabisa ntabwo ugeze turi abantu bakuru kandi afande nyakubahwa rwose Tungana nawe. ntabwo tungana afande Cyangwa kuba unsumbagize yuko ariko ntabwo guhura n'abantu urabona ukuntu mumufashe kuba unsumba uransumba. afande nuko abasore b'imwe minsi musigaye Turi abantu bakuru twese. abakristo bacu Twese turi abantu bakuru. Ubwo njye nawe turangana. oya afande Attention. kuba mucungira u Rwanda umutekano niyo mpamvu mwawubuza abantu yakugize gute Nakubwiye ni attention. ngiye nkundana nawe umva musaza ibyo akubwira ambwira ibiki ariko njye nakubwiye ko namuzi simuzi ikibazo gihari ni iki yuko nta nawe
Siko wahagaze mu nzu. Bite byawe? Ni byiza Tekereza neza cyane. kuva ryari uneza imbobo zose ubu? Izihe mbobo? Mva bro twubahane. Noneho ubu ngubu ni bro wawe? Ntukazajya unukira umugabo n'undi munsi. Imbobo Washatse n'umugabo? ahubwo se wowe birane ibyo babigisha mani. Birane wo muco babigisha guhura n'abantu ugatangira uzi ko hano wanciye igisebe. Washatse n'umugabo? Ni inshuti yanjye nisheri wanjye. Wari uvuze ngo ni nkajye inshuti yawe nk'umugabo. ni umugabo wanjye ko turakundana ejo n'ejo ubundi twabana. Umunsi azaza kugusaba akambona. Ibyo ntabwo bindeba mani. Akumwa ahubwo mva nkubwira kuba uri hajya ngo uri iki ntabwo biguha uburenganzira bwo kugiza umbangamira ngo nuko tuvukana bro twumvikane nta kubahuka rwose ngewe jya umbabarira kuba tuvukana si wambyaye na mama ntabwo yaza anshingaho mu muhanda asanga ndi kumwe n'umuntu akaza nkweshebura nasoni biba ubwa mbere ngo ukomeza akazi kawe ibyanjye n'abahungu ntabwo bikureba. Uvuga ngo wanyubaho? Ntabwo bikureba. Kunyubaho birenze ibyo wakoze arani. Kanjye kwiryamira. Ndavuze ni gumanga. Bro waze kumbangamira. Ubundi giye navukanye nawe mubi. Biza ngwino hano. Okay. Ugumaho ngaho nta kibazo. Mubitekerezaho neza ukuva mind yawe iragarutse. Bakubwire ndakwiyamye gereka kumbangamira. Jya ukora akazi kawe. Nge nza nkagusanga mu kazi kawe nkakubangamira. Nk'ubu wari guhaka ariko uriya mwana yaragutwaye iki? Uzi n'ikindi? Yego. Wibeshya ko ngiye nshobora kuzashakana n'umuntu wowe ushaka. Never ntago bizigera bikunda. Ni wanze kanizera. Bitekerezo nsanze atari byo musore mbabaye. Ndanekereje ko samugani ari wowe ukanyihakana nabifata gute mbabarira pe. Urabizi nawe nyine iyo umuntu ari gukundana kuntu aba yahubutse mu bintu byose ariko mbabara ntabwo bizongera. Sibyo se? Amusore. No kuri amusore. Mbitekerejeho nsanga atari byo. Kandi nawe ndaza kumubwiza ukuri nzanabahuza. Erega n'umwana mwiza ntacyo atwaye. Ariko nyine nawe uzajya nyine umvugisha nk'umuntu nyine nka mushiki wawe. Waje unyora nyine mbona uranyubahutse mpita mvuga reka nkwihakane so ariko mbabarira pe. Please. Rero wa mwana we udakontorora imyaka usigaye urimo. Imyaka nkurusha urayizi. Udakontorora imyaka yawe urimo kakubayeho kugera naho wihakana abavandimwe bawe. Nawe rero gera wihakana n'ababyeyi uvuga ngo n'umubyeyi wawe ngo nago yagushingararaho ngo kubuze ngo nose bro singusabye imbabazi nyine ngo birangire nyine nago nzongera. Tuza wumva uzongera ariko wabikoze sibyo? Ubu bwa mbere n'ubwa nyuma nongeye kukubona ucaracara mu muhanda muri iyi mihanda yose n'udusore nazi. Ingegera zose zibonye bije byose bibonye ntabwo ari ngombwa ngo bize bivogera runo rugo. Anyumva neza? Kajya mu rugo. Kanyure hariya hepfo. Sawa se.